Man, oya mubwira bakwiyeho kamera tuvugana kamera bo reka mikoro nzikureho kamera asa n'ubundi kuri cyamamare ko muri byamamare mwamubona nyengura gato basi nze twiganire umva se man cha umva se sha man ba powesheje ariko giba nk'inigariko ze umuntu uri kubona uri kumpuzaho kamera kandi umva sha man sawa bageze ako mana peace ko nta kintu zidupfa ikibazo ni kimpa peace ikibazo ufite ubwo nta cyo no kuganira nawe Peter peace man salama boy bimeze bitese ni fresh ase bro ngiye kuguca amande n'uburyo buje amande igisiranyume yewe akamande ko nawe Kiroso nawe giheza kabisa Sawa Sawa Show wamugana igiye kugira umusasi nyamara banza mu nakana mani sigura banyarwandakazi mumfashe munshakira umugore wo mu diaspora ugiye gukora iyo cyapa Kiroso nuseke ibintu biri serious urumva nuvuga ngo reka mbabwire impamvu umva mpa mikoro yanjye ajyana mikoro yawe iki se wagenda washe tuzajya nkoresha ntereza mikoro yanjye se man niko nta mikoro yanjye igihe cyose uzajya nkoresha interview man nta n'ikintu ndetse mikoro urayijyana man nanjye ndayitwaye man shamugire man ntukere kudutunga mwagiye mugira man shama mikoro yanjye mikoro yanjye man ndayitwaye nanjye shaha agenda zaya wirwa nkoresha ibintu ubwira mikoro yanjye agenda hoshi sham suko kumana nawe akasumba mikoro yanjye man namwe nta kigenda cyane bantwariye Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba ndetse n'Uburengerazuba. Tubasuhuza kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Iyi ni Sawa Sawa Show nk'uko bisanzwe tugomba kuba show zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero nkaba ngiye kubatungurira abantu babiri nabanje kubona hariya ngiye kubereka nababonye bicayemo hariya mu modoka. Gende baganeze mbabaze amakuru yabo bimeze bite. Ikintu cyambere n'amakuru murabizi giye ntema nkokora kandi ni bucece mu gace. Nkuko bisanzwe rero kambanze cameraman nkurikire. Semba vumburire. Mvumburire yanze kuvumbuka. Nyarukira munsi ikiganiro cyacu uhamagare nimero zihari tukwamamaza ibikorwa bya bigere kure. Imodoka ndagaswa intuye hejuru. Breakdown. Niba barimo ndagasha. Abantu bafite ntuzi. Yewe abasa bimeze biti fresh ndabona kabisa Peter DJ Shabari mwanyingure tukiganira mwanyingure ariko twiganira nyine ni cyo kibazo no kuganira mari nta birenze mwiperereza oya nta birenze no ese kuganira hari ikibazo man uretse gato mwampaye karibu ziko abashyitsi bari umugisha banyiranye ngo twiganirire man hano nshaka kubibariza kabisa nifite amatsiko byinshi wa ntabyo man se man uritsimba mu biki rero kuritsimba mu biki asari cyaho urimo ko nta cyaha mfite ariko ntabwo ari ngombwa kuzana cameraman ahantu hose ariko ikibazo niki Peter oya waruzi ndi mu biki nk'ubusanze ndi kucyana gutya ariko ndabizi ariko nta birenze man waba uretse ariko waba ukwiyeho kamera yawe man asari ikibazo oya mubwira bakwiyeho kamera tuvugana kamera bo reka mikoro nzikureho kamera asa n'ubundi kuri cyamamare ko muri byamamare mwamubona nyengura gato basi nze twiganire umva se man cha umva se sha man ba powesheje ariko giba nk'inigariko ze umuntu uri kubona uri kumpuzaho kamera kandi umva sha man sawa bageze ako mana peace ko nta kintu zidupfa ikibazo ni kimpa peace ikibazo ufite ubwo nta cyo no kuganira nawe Peter peace man salama boy bimeze bitese ni fresh ase bro ko bakubonye ibyo arimo byose umva bakubonye bamubonye ibyo arimo byose ariko yishiki wagiye ubanza ukanasubiza abantu bari mu biki bakubonye
ariko ze bari kumpa umuziki hano bitakira afashe mikoro abajene ba YouTube urumva aba ntabiretse ko nta murasi tugira igitima kibari je nta mutima mubi Imana ariko reka mubwire bro sibyo uri niganye turazira kumpamagara ukaneguza ukabwira uti musaza tugiye gukora akantu ibyaba byose je na prank rega nayigo ndabizi ariko kugira ngo kuzungwaho mano no muri breakdown kugira ngo nazagufatishe ndabizi ariko ku imodoka ni yawe niyo makuru ese bro wamba bari iyo modoka ngo ni yawe niyo makuru asa wadaye makuru hari ikibazo hari icyo bitwaye ko nta misoro urimo imodoka ngo ni yawe aya ntabyo nzi twagiye uduha amakuru ntabyo nzi nta makuru n'amake mfite kugufatisha amakuru abako kugufatisha ari dad umuziki se bigeze he musaza bigeze he umuziki bigeze he kuba kubita imiziki n'amabiti n'iki reka nkubwire kadutangirane neza twitonze sibyo twumvikane nk'abantu bakuru sibyo uje hano gushaka iki urashaka ngo ukorere iki ngende shaka tuganira kandi nta mutima mubi kuganira ariko niba ari ukuganira n'umuntu urabanza ukambaza ukambwira icyo ufite nimero yanjye usanzwe ifite ndayifite ariko nta nundi wari uhazi man ibintu biboro byanyu byaba bakiti cyo kuza ngo muri ngo no kuva ngo gitumwara nose ariko nta gitima ubuse no mu buriri uzansangamo none nta gitima kibura bizi ntacyo kabisa neze umusitari ntabwo umeka muri make reba Peter none hasigaye twara breakdown ndagaza ni yawe niyo makuru ufite ako suza n'abakunzi ibintu by'akazi basuza ariko nta gitima sawa sawa show basuza muri make byawe reka turambike baro hasi byo musaza reka twumvikane mbasaye ikintu kimwe sibyo urabizi muri ibi boro hari ukuntu nyine ugiye gukora nka interview man ukanshira kuri YouTube unsanza ngaho muri breakdown nibereye mu kazi urumva nkaha ngari nk'ibyana mba nahejeje sibyo bikatebana natwitse n'iki urabizi by'imihanda ya Kigali ugahunsanza muri breakdown singo ko abantu bamenye ibintu umuntu aba ari mu mwanya sibyo nkaha ngari n'umusi ndabesha Peter niba nibereye mu kazi ndi mu kazi sibyo niba ngiye gutwika unsanze stage sinakwima interview ariko man iri clean sibyo nese nk'ubu ngubu do unsanze nayagaye gutya n'ibyuya nabizi waroyija ahubwo dore ikibazo ko cameraman waro okay naribe bro iminota 5 yenda shaka kubaza cameraman ni iminota 5 uri kubona bisa neza urabona ndi kucya kora ingofero barebe oya ingofero kanyirekemo ahubwo ariko ku stage uri kuba kubita ku muziki ebana reka mubwire musa je nabonye hari abantu batajya nibashaka babyeme cyabireka ubundi waje DJ Mira ari photocopy uko mufuza isura iki ku mpano ebana ya bro ariko reka mbivugeho gatoya sibyo sha kuri iyo deal ya Mila ubundi Mila niwe inspiration yanjye kabisa nakubeshya kabisa no wari wese ahitayibona before njye ubundi ntabwo nari umu DJ I used to do gospel nari umu gospel artist before urumva kuki ndirimba indirimbo zihimbaza Imana things like that nkora muri church urumva ariko by now ndi umu DJ kandi nkora ibintu byose I'm doing even secular album sibyo ubwo aho nangire gukora iyi DJing style niki Mila ni nyuma gato ya Mila nyuma yo kuva mu buzima kwa Mila reka mbivuge gutyo none ese nshiraho dreadlocks ariko maze gushiraho dreadlocks abantu benshi batangiye kumbwira ngo bro ngurasa na Mila umuntu ari wese yabibona umuntu wese yabibona kabisa n'ubirebye byose ahitayibona kabisa barambwira cyane ariko urumva nge Mila twa dufite n'ama projet menshi cyane mbere yuko nyine birangira kuri so rest in peace my brother n'umuntu agiye negera cyane akambwe ni nawe wankore play ya mbere kabisa anyereka uburyo nshobora gukora mix n'iki yabinyeretse so sinzi uko nabivuga tu Mila rest in peace reka tureke kumuvugaho ibintu byinshi wamuvugaho byinshi cyane the legends raised kubyo ngibyo sinzi nari byo byari bikuzanye bro hari bitaramo byinshi bikomeye maze imisi nkubonamo no kugira ngo ngusanga hanga nta naguhamagaye n'icyo kirimo kubera ko nzi ko nta mwanya upfa kubona twasaze nazagufatishe niyo mpamvu naje bamuza nti
reka nze mfatiraho nkuboneye n'umubita baraza kubibona nzashiraho agafime n'umubita baraza kubibona sasa ngereka nkubwira nzashiraho agafime sibyo nuko nyine aba YouTubers n'ubundi mwebwe musigaye mwimire nk'abasazi ku izina ry'Imana mwarasazi n'aba YouTubers bose muri kundeba bro mwarasazi mwarasazi murashaka content ahantu hose nk'ubungubu ngiye abantu benshi banzi nk'umu DJ sibyo as a DJ ari wenda banzi nk'umu artist n'iki nta muntu ubatekereza ko yansanga ndi gupagasa ntabwo ari uko wenda ntafite ishema ry'akazi nkora sibyo this is my breakdown sibyo ukeneye nawe ko tugufashe imodoka yako amadushaka kuza tukayiterura rumva kazi kose reka mitena nago profita dufite transport company rumva dukodesha imodoka z'ubwoko bwose rumva imodoka igize ikibazo nitwe tuyidepana nge n'umujene wanjye hano bita rwose nawe muri mu kazi kose so ibyo ngibyo wenda nk'uko waje kumprofita nanjye iyi show nijyeho simbonemo advert yanjye so yo boy Reggie Banks sibyo nibituba turimo hanze y'ibingibi I do music entertainment the official DJ wa Juno Kizigenza n'abandi dukorana ari Bruce Melody wa Aria Ways n'abandi nama event nyine manini tumaze gukora menshi nko muri Chogam twakozemo derutsi Rusizi shout out to my people Rusizi was too late so ibyawe rero sinzi igitaramo muri minsi ntuza ugiye gutwika igitaramo show ugiye kuba ni iyihe iyo gahunda hari muri so far dufite ibitaramo byinshi cyane mabizi impera z'umwaka abahahiye kabisa dufite ibitaramo Rubavu Rusizi mostly Rusizi abantu b'Rusizi turabafite hanyuma ni Kigali dufite ibindi bintu byinshi nago turabishira ku murongo neza ariko birahari byinshi cyane so get ready ndamwitegura ibintu byinshi cyane kabisa mostly amashow yarahari menshi cyane reka ngiye kuri uriya mugabo haruguru we nawe gatoya bigeze mukora narimbizi ntago duherukana mu bitendo duherukana muri gukubita umuntu yakugiriye umwana yagusohokaniye umwana harya nibwo duherukana nibwo duherukana ubwo urashaka bihagaze bite ubu ngubu urashaka guca ku ruhande yuko ngiye kuguca amande n'uburyo buje amande igisiranyume yewe akamande ko nawe Kiroso nawe giheza kabisa Sawa Sawa Show wa mugani igiye kugira umusasi nyamara ubanza mu nakana mani sigusa uranyewe urumva uyu ni boss wanjye nyine nk'ibisanzwe ariko nizere ko utagaragaje ko ni mu modoka nk'iyo urabizi yo nagiye gutwika nihagararaho twagaragaje ubazi ko ubu ni azane intuzi iri kubyangwe kabisa n'ibyana aho ngaho hafa aho ngaho n'icyana zashirishaho agafima ariko zashirishaho agafima nubwo bitemewe ariko zashirishaho ariko ni byiza kugira ngo akazi ka buri munsi ukora tukamenye n'abantu bashaka kugira nk'uko umusaza bivuze bashaka kugira ngo badepane itavuga ati ramuje muri uyu musaza yakubwiye nyine urumva dufite transport company sibyo ariko urumva wamugane ko dufite imodoka zikodeshwa ushobora gukenera imodoka y'ubukwe kujya gutwika nk'uko sinzongeye kubona wirukankana kamera n'ibirenge ndakuvuganira kwa boss byibura gukubita nk'aka modoka gaciriritse kabake byibura oya uzajya winywera essence aha numva cyakoze asante umusaza kabisa asante akana ni sawa urumva ari imodoka zacu yo zihuye n'ikibazo nitwe tuzidepanira ariko bitavuze ko nawe yawe ihuye n'ikibazo tutagufasha n'ibyo ubusanzwe turimo nuko ubuca vangiyemo gato ariko nuko umuntu abasanze akuze yarabitanye bakaramera buri asinzire we ntago ajya ikina mukubiza zizahubwo ubundi warumbajije ngo duherukana na wa musheri wa Warisa bigezeho ubu ngubu bihagaze gute uriya mukobwa ndamufite ubu ngubu ndamufite nagiye nanamwigaho nsanga ni n'umwana mwiza birenze uko we wabibonaga nuko ubitekereza usanye ntabwo abura nabyita utugabo kubera ko nta kuntu waza utereta umugabo wawe uri umugabo mister urabizi nawe inzitizi mura nazo byose mba nabikubwiye ntacyo utazi sibyo yego ahandi rero urumva ko
ari sawa namutinda dore ko nawe nago rega ngomba kumenya ukuntu biba bihagaze byose. Ahandi urumva muri iyi company ndi operator wa with breakdown ariko hari igihe biba ngombwa ko ukeneye n'umushoferi wihuta udasanzwe. Apana byo kuvuga ngo dutwara ambulance cya babijya gutyo nushaka nabyo kubimenya nzabikugezaho. Hari aho utagera ntagera zakwereka uburyo ndi umushoferi udasanzwe. Yes nkora no nk'umushoferi ariko umusaza yakubise n'imigabane avuga ati ariko sindabishyira kuri profile ngo numve ko niyumvemo ko ndi umusare nyawe. Gusa nyuma y'ubushoferi nyine urabizi duhurira muri sinema zigiye zitandukanye mu gutema hari imperuka ucurika duci ni bucece mu gace dutema dukokora bucece mu gace dutema dukokora niko bimeze. none se hari intuza naherutse kubona wari ufite filime iriya channel yawe ufite sinzi niba warayiryamishije musaza ko atagucurira bimigabane ko tamukubita bimigabane ngo nuzayizamu wajubaza bike ko utabusya bwita ubumera ubwo n'abantu n'ahantu ubumera we sinzi nuko abwita ariko byihore ubwo n'abantu badukurikiye ahantu bayisanga n'izina ryayo basagende birebere. Urumva channel twe twayiteretseho turayikora turayubaka tuyita ineza 250 ariko mane ntago numva nashaka no kuyikubwiraho muri kanya kubera ko nje nari nzi ko byoroshye mane nari nzi ko twakora ibiganiro tugakora filime tugashyiraho ariko mbyinjiyemo yewe data we uko nabisanze ntabwo ariko nabikekaga. Mbese urumva naravuze utibaza n'impamvu idakora nawe yasubiyemo inyuma gake wa mugabo we kwihagararaho. Uri kumwe na patron ikibazo ufite niki? Turi kumwe na patron ariko nawe bafite ibyo ari kubaka mu hari umuntu ushobora gukina akavuga ati musaza wenda afite nk'indirimbo ushaka gukora cyangwa mu kirori cyane gikomeye igitaramo gikomeye we yagusanga he? Havuyemo ibi bya akazi gasanzwe tuba turimo dukora entertainment. Unyeneye ushobora kujya kuri Instagram ni Reggie Banks. Contact zose ziriho. Sinzi niba kuvuga contact yarabyebe. Nimba bitakubangamiye professional DJ. Dukora ma parties atandukanye indirimbo ibintu byinshi. Ikintu cyose kiri related na entertainment cyangwa show. Wahamagara simple as that. Wahamagara 0783 5 62 25. Ariko ntabwo dukunda abantu babipa. Niba nagukeneye byanyabyo ntago bipa. Hanyuma reka mbaye deal. Reka noneho dutwike ubu yewe reka mubwira abantu bose munkurikiye kuri Sawa Sawa Show. Hamwe n'umujene Kiroso. Urumva ubu ngubu mfite gahunda yo gukora icyapa kandi muzabibona vuba aha ngaha. Nzaba nanditseho ngo banyarwandakazi mumfashe munshakira umugore wo mu diaspora. Ugiye gukora icyo cyapa Kiroso nuseke ibintu biri serious. Urumva nuvuga ngo reka mbabwire impamvu sibyo. Urabizi ngiye ibintu by'umufungo si ikibazo. Ntabwo ari byayenda banavanga umuntu arimo arashaka ngo icyana ngo kiki diaspora ngo kubera ngo kugira ngo kintemo ngo umufungo ngo iki n'ibiki. Sinjye kubisha ibintu ngiye no gukora tuwa ku maceno yose. Ni wa mbere mbivugiyeho. Nanjye umunyamugisherega ngiye gushiraho n'imizigo ubu ngundi mo ndategura kuri Reggie Banks. Niyo channel yanjye niyo Instagram yanjye niyo Facebook niyo email. Sibyo ujeho urebe wagwan sibyo. Noneho ngiye kuzunguruka. Urumva ngiye kuzunguruka ngiye kujya ku maceno yose no ku ma TV no ku ma radio. Umuntu wese ufite umugore w'umu diaspora ushaka umugabo urashaka bahukanye se umugore oya bahukanye urashaka bahukanye kuvuza ko umuntu wese ufite umugore okay niyo waba warahukanye whatever fa kuba ndakubwira impamvu ushaka umubebe w'umu diaspora.
utarashatse umugabo fresh ariko ufite urukundo ushaka umuntu ugutamo fresh kabisa urumva nimukajya museka mani turi mu bintu bisi ntabwo turi guseka then impamvu nshaka icyana cy'iki diaspora cyangwa se umubebe umukunzi kandi tubyubahe umukunzi w'umu diaspora bro njyewe mfite umufungo wanjye nta kibazo ndi mu bajene bameze neza hano i Kigali sibyo ariko ikibazo mfite ari kimwe ukunda n'umubebe hano i Kigali bro wakata kuri people kamusanga nini wafite niko byabaye oya urareba boy ukivuga ku mubebe oya aragutunga mikoro mpaka na nimugoro yogiye na nunge mikoro nubundi jewe byabaye nabe byabaye wayamani nta kibazo tuvuge mbibabwire byose impamvu nshaka umubebe mu diaspora abakobwa hano Kigali barasaze abantu barasaze kugira no mu baby nyine ucilinga ujya mu bintu neza n'iki cyo koze nabo iyo babonye amaniga y'aba diaspora birahura kubera ko abo baji ntabwo babona abajama bo muri diaspora ntabwo babona ibyo bakora hangaha tu ariko nkanjye kumba ndi imihanda man none baze ko ari n'igihe nkodesha imodoka umuntu noneho njyewe mu baby wanjye nkamubura nabangiye nko kwishuza ngasanga imodoka yaraye n'umujama yaraye n'umubebe wanjye niyo yaraye imodoka yanjye azunguruka akora ikinini igana kodesha imodoka bro we are done je mu ngubiti cyana mu ngubiti umukunzi w'umu diaspora ngiye sinjya ncinyuma ako Kiroso murere diro ndebe ko uyu muvandimwe urumva urumva guhamagara boss ugamagara boss ufite izina rimwe ebana nkorera uwo muti turebe je mu baby man bantu mukurikiye Sawa Sawa niyo waba namufunga ufite upfa kubura mu diaspora tabano mu Rwanda kuko ibintu byo gukata nagera kuri people ngasanga umubi wanjye ni hari nakata nagera kuri hano hose muri uzi club za chillax ngasanga umubi wanjye niyo hari namubuze urumva that's too much ariko umubebe uri nka Canada cyangwa bereye nk'i Burayi ntago nzamenyeza arimo ko it's all about na n'umwanya babona bari guhiga umufungo bari busy ariko babebi ba hano umwanya bafite no guhiga maniga man abandi bari abroad bari gushaka amafaranga yo gukora ijoro n'amanywa aba hano bo bari busy bari gushaka abagabo they are jumping aravana akajya mu biryogo kava mu biryogo kagiye Kanombe akavikanomba akagaruka iwanjye urumva this za Rusororo za heza abaninyahe kose urumva that's so much man mu ntemi cyana cy'iki diaspora ngikubite care aba diaspora sorry mufite ikibazo namwe tujye tuyivuga abakobwa b'aba diaspora manze mbabwiza ukuri niyo waza ngo tunakundane sibyo mwigize nabi mwumva ko abahungu bo mu Rwanda turi abakene mwaribeshyira ngo turi abakene umubebe wese uri hanze apfa kwagize iburayi nageze mu Bubiligi nageze atangiye akazi ko gukoropa toilette agahita yumva ko yageze mu ijuru mu ijuru abahungu bose mu Rwanda turi abakene twarakubiswe niba tuvuganye ugatangira gukundana ukumva ko ngushakamo udufaranga no way dufite amafaranga turi abakire ahubwo mwebwe muve mu bintu by'amandazi tubakubite love ko muri busy bari no gushaka bakuze mana benshi ndabizi hari agategereza ngo umuntu ngo ufite ifungo ufite iki no ngiye mfite abajene benshi uzanye bakubita rapase se abajene benshi bashaka abagore b'abadiaspora tumaze gukora nta mpamvu yo kubona abana bacu barengana ngo usanga umukobwa agize imyaka 30 ariko kubera kurya amagi ugasanga bari kugumirwa bari kugumirwa nabuze uburyo nabyita kuguma kwishigari ya kandi hano twe turi tayari sinzi n'amashigara niba bawe ntawamenye saho mwatingira gato ya niko ako sibyibuye byakugenzaga wabigezeho bro ariko muranganije yego ariko kandi muranakoze no kwinkira ariko nta nibirenze abangaba ikibazo reka nkwereke uyu nguyu oya buretse ita telefone bari guhamagara oya buretse Peter utangira utaratanga imodoka
urabeshya bro uretse ibyo ntago birimo ese kandi oya uretse akazi karakomeje cyane man uretse pura cutting man ujye wumva cutting se man se wakwitonza oya manuka ese man oui bro man umva va ukuraho hari birenze kandi umuntu ari kumva uri bugesha mwagiye oya bi ntabwo ari ibyo muri YouTube man nyine tegaho gakuyeho kamera yaje kuntwara mu modoka man yo kuntwara mu modoka vugana n'umuntu neza mpereza mikoro yanjye mwereze microphone nabanza oya mama ase man umva se mwakwitonze man mwatse umuntu tumwara usigaye kibazo ni iki waba ukuyeho kamera man yayikuyeho man twatuganiriye neza none twatuganiriye neza none ako man cyose nawe uraruhanya wewe shaka kunyicisha oya vaho nuko umva mpa mikoro yanjye ajyana mikoro yawe iki se wagenda washira tuzajya nkoresha mpereza mikoro yanjye se man niko na mikoro yanjye igihe cyose uzajya nkoresha interview man nta n'ikintu ndetse mikoro urayijyana man nanjye ndayitwaye man shamugire man ntukere kudutora mwagiye mugira man shama mikoro yanjye na mikoro yanjye man ndayitwaye nanjye shaha genda zaya zaya wirwa nkoresha ibintu ubwira mikoro yanjye agenda hoshi cham soko komana nawe akasoma mikoro yanjye man namwe nta kigenda cyane bantwariye mikoro mama twigendere ibintu byi yaho ndataye makuru